If your morning starts with a chirp, you've witnessed a miracle. If your miracle began in a machine, you're about to learn why. Day 0. A farmer selects clean, fertile eggs. He places eggs in a modern incubator at 37.5 degrees C, steady humidity. The incubator turns eggs automatically, essential for embryo development. The farmer checks temperature and humidity every day. Incubation runs 21 days, from setting to hatch. Day 7 candling reveals a dark shadow and visible veins. Day 14 candling shows more defined movement in embryos. Day 21, shells pip, then crack as chicks emerge. Healthy chicks hatch exhausted but full of strength. Post-hatch, move day-olds to a warm brooder immediately. Provide heat lamps to keep chicks warm and safe. Always supply clean, fresh water in shallow dishes. Offer starter feed for proper early nutrition immediately. Feeding plan. Day 1 to 3, glucose water and starter. Week 1 to 4, continue starter feed. Week 5 to 8, transition to grower feed. Vaccinations. Day 1, Marek's disease vaccine given. Day 7, Iyi ni Furaha Newcastle TV vaccine Rwanda administered, muri gahunda yo spray or kwishimira eye drop. Day 14, iterambere ryacu. administer Gumboro Uyu munsi vaccine as twasuye scheduled today. Day umushoramari 21, rwiyemezamirimo Newcastle booster to protect uwo chicks bita now. Mukiza Gabriel, Week 5 to umworozi 6, w'inkoko fowl-pox vaccination as akanaturaga scheduled amagi, now. 2 months on, akaba abikora ku maintain buryo good hygiene bimuha always. amafaranga Keep mu buryo consistent bwa quality feed kinyamwuga. every day for chicks. Provide Turagusuhuje fresh Bwana water at all Gabriel. times for Yego health. muraho neza Chicks grow into healthy ko pups. habita. The payoff for patience. Uyu munsi tugeze iwawe aho ukorera umurimo w'ubworozi, Ni karibu cyane. watusangiza amakuru ajyanye n'uburyo umuntu yaturaga amagi. Ndumva uyu munsi ariyo nsanganyamatsiko dushaka gukoreraho, uko intambwe ku ntambwe uko bigenda kugeza igihe igi urifasha ari igi rikaza kuvamo umushwi. Hafi yanjye ndi kuhabona inkoko z'udushwi ziri muri demarere. Wambwiraga ko ariho zakomotse kuri ayo magi cyane. ubwo rero uradusangiza urugendo kugeza igihe ubonye umushwi ku munsi wawo wa mbere uvuye mu igi. Umwanya ni uwawe. Murakoze. Koko urebye ubundi kugira ngo ubone umushwi uvuye mu igi biri mu buryo bubiri. Hari uburyo ukoresha busanzwe bwa kinyarwanda bwo gukoresha nk'inkoko gakondo zikararira nk'ibintu bisanzwe, ikararira iminsi 21 yashira inkoko igasohora ubushwi bwituraza. Ubu rero mu rwego rwo kwihutisha iterambere aho isi igeze, ubwo buryo ntago bwashoboka, kuko iyo ushaka inkoko nyinshi, inkoko zo muri iyi minsi kugira ngo ugire umusaruro ugezweho biragusaba worora inkoko zifite igihe kingana, uzihe ibiryo, zikurikirana ubuzima bwazo, inkingo zifite umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, iminsi yose kugenda zikurikirana buri rukingo rufite igihe rwagenewe. Urumva ntabwo inkoko bishoboka ko zaturagira umunsi umwe. Niyo mpamvu hamwe n'iterambere no kugira ngo twihutishe iterambere ry'iki gihugu cyacu, ibyiza ari ugukoresha imashini. Ni nacyo kintu nagira umuntu wese w'umworozi ushaka korora ariko ukabikora yituragishirije, atari kuvuga ngo azagura imishwi. Icyakamubereye cyiza ni uko yagira uburyo buturaga akabona imishwi icyarimwe, cyangwa se akagenda akayigura ku bayituragisha nk'uko tuba twayituragishije, akaza tukayimuha tumuga tuti imishwi wenda ni iy'umunsi umwe swati, ni iyo wenda ibyumweru 2, ni iy'ukwezi, akagenda azi ngo iyi mishwi imeze gutya ku munsi uyu nguyu. Burya umuntu iyo yorora inkoko ku munsi wa mbere ufite amagarama y'ibiryo uziha, ku munsi wa kabiri ukagira amagarama y'ibiryo uziha. Urumva rero iyo ufashe imishwi icyarimwe ubona uko uyikurikirana neza ku buryo ikuberaho mu buzima bwiza. Hanyuma rero kuri icyo mwari mumbajije cyo guturagisha amagi, icy'ingenzi ubanza kuba ufite imashini wizeye neza. Hanyuma warangiza ugashaka amagi meza wizeye y'ubwoko bw'inkoko. Biba byiza iyo uvuze ati ni amagi wenda ugiye wenda korora saso, ni urugero, ugiye korora ubwoko bw'inkoko runaka ariko ukorora ubwoko bumwe, biba byiza kuruta kubivangavanga. Ya magi ukayategura neza, ukayasukura akavamo utuntu tw'utwanda, mbese ku buryo uyatunganya neza. Warangiza ukayashyira mu mashini yawe. Imashini urabanza ukayitegura. Imashini iba ikeneye umuriro, ni ukuvuga uzabanza utegura umenye ko amatara ufite ari mazima,
umenye ko aho gushyira amazi hahari kuko imashini izakenera n'amazi. yego. Hanyuma nurangiza kubitegura neza warangije ubone ushyiremo ya magi yawe. Yego. Hanyuma ucomeke imashini guturuka ku munsi wayicometseho kugeza ku munsi wa 21 nibwo ubonye umushwi. Yego. Hanyuma rero iyo amagi umaze kuyashyira mu mashini ni ukuvuga abaho ubundi ari inkoko isanzwe yagira igihe iyikomakoma igasa nk'iri guhindura amagi. Yego. Nawe icyo gihe imashini ziri amoko abiri. Hari imashini zibaho bita automatique amagi yihindura. Yego. Hakabaho n'izindi mashini zitwa manuel amagi uyahindura wakoresha intoki cyangwa se hari ubundi buryo ukoresha baba barashyizemo akantu ukurura amagi akihindura ariko ari intoki zawe zibikoze. Yego. Ubwo rero ugahindura amagi byibura iyo ari uguhindura ukoresheje intoki byibura inshuro 3 ku munsi ukazihinduramo kugira ngo amagi yawe yose wizere ko ubushyuhe bwageze hose. Yego. Ukahindura byagera ku munsi wa 8 ufata itoroshi. Hari abafite udutoroshi twabugenewe ariko iyo tutabugenewe ufata telefone yawe gutya ugacana urumuri noneho ukajya ahantu hijimye. Igihe ushyizemo gutya ku munsi wa 8 utangira kubona utuntu tw'udutsi twagiye twirema. Ubwo ayo magi yose ubonyemo utwo dutsi wizera ko ari mazima. Ayo usanze nta tutarimo umenya ko ari amahuri ushatse wanayakuramo rwose. Tukiri aho iyo ujya kurambagiza amagi ugendera kuki kugira ngo wizere ko hazavamo umushwi? Ubundi ikintu cya mbere ni ugukura amagi ahantu yizewe ko ayo magi yahuye n'isake. Iyo niyo kondisiyo necessaire ya mbere. Yego. Ukamenya ko ayo magi yahuye n'isake. Bimwe bita kubangurira. Yego. Noneho icya kabiri iyo ushaka imishwi mizima hari n'abantu benshi b'aborozi badakunze kumenya ako kantu cyangwa se n'abaturage ariko badakunze kumenya ako kantu. Ubundi igi rizima ryakagombye guhera kuri garama 80. Yego. Icyo gihe igi riba ari rizima riba rivamo n'umushwi mwiza ufatika ukomeye. Ariko igi riri munsi ya garama 80 nabwo umushwi wavamo ariko ntago uba uri mwiza cyane. Zimwe ziba zifite intege nkeya. Ubwo icyo ngicyo nacyo no kuri bagenzi banjye b'abaturage bagombye kukimenya. Ndibwira ko abakaza ko ngaka ari bake ariko bagomba kukamenya. Izo mashini zituraga uretse wenda wowe sinzi uko bikorohera kuzibona wenda nko mu kigo cyacu cya Fraha Business Group Limited ho zibasha kubonekamo, mwebwe mubasha kuzibona ku buryo buboroheye? Izo mashini z'inkorano ziri manuel mubasha kuzibona ku buryo bworoshye? Ubundi muri rusange imashini kuyibona wagana nkatwe tukakurangira uburyo twazibonye uyikeneye. Yego. Byaba byiza no kubureba nkanjye unyifite ubona yakoze ukambona ko iri gukora ukabona n'ibyo yakoze ubibona ukaza nkakurangira. Na cyane ko no muri Furaha imashini irakora kandi umuntu akayigukorera ukagenda uyizeye uzi neza ko ikora neza 100%. Ubu rero nabonye ufite imishwi iri muri demarere. Iyi mishwi iri muri demarere imaze igihe kingana iki? Uyu ni umunsi wa 6 yari yujuje icyumweru. Uyu munsi turi ubwo ni umunsi wa 9. Ni ku munsi wa 9. Mu batugana murabona ko dufite imishwi myiza igeze ku munsi wa 9. Ndumva uri hafi gutangira gukirigita ku mafaranga cyane. Ese ibi bintu wabikora bikavamo umwuga uhamye ku buryo byagutunga? Atari ukukubeshya aka ni akazi nk'akandi ndetse si n'akazi gusa bijya kuba nk'uruganda. Kuko nimba ufite ahantu ugira ibyo umusaruro runaka ushobora no gufata ukawujyana ku isoko, ufite imashini. Nababwiye ko imashini ituraga ku munsi wa 21. Ni ukuvuga ushobora gukurikirana iyo mishwi then nanone mu mashini washyizemo andi magi. Ya magi azajya kuvamo ku munsi wa 21 za zindi ziri kugera ku kwezi ujya kugurisha. Ubwo birumvikana ko akazi ahubwo aka kazi dufite gahoraho cyane ku buryo rwose upfa kubyitangira ukabikunda. Ubundi mu bworozi ikintu cya mbere ni ukubikunda. Icya kabiri ugakurikirana ubuzima bwabyo ukamenya ko ubuzima bumeze neza, apana kuvuga ngo umukozi yagiyemo birahagije. Nimba umukozi yagiyemo koko ariko nawe jyamo umenye ubuzima uko bumeze, uko buhagaze. Ikijyanye n'indwara, izi nkoko
zikunda kugaragarwaho ngo n'uburwayi. Ni iki gituma zigira uburwayi bwinshi? Ese imiti yo ibasha kuboneka yazo, cyangwa se zigira inkingo ku buryo ushaka kuzikinya ukaba wizeye ubuzima bwazo? ubundi ikintu nababwira ku kigendanye n'indwara, ni ibyiciro bitatu wagombye kwibazaho gushingiraho. Ikintu cya mbere ni inkingo. Inkingo ni ngombwa ukazikurikirana uko zagenwe zose. Ibyo bintu biragufasha bikazarinda ubworizi bwawe kuba hazamo ibyorezo runaka, kuko iyo wakingiye si ukuvuga ko indwara itakazamo, ariko isanga muri wa mubiri wa ya nkoko harimo igituma irwanya ya ndwara. Ikindi cya kabiri, isuku. Buriya amatungo ikintu cya mbere akenera ni isuku. Ikiraro cyiza cyubatse neza gifite isuku, kigaragaramo n'uburyo cyubatse ku buryo urumuri rwinjiramo, ari naho ku bantu borora inkoko ziriya nkuru bo inshuro nyinshi inkoko zabo zirya amagi. Zirya amagi kubera ibintu bibiri: icya mbere ni uko haba hatageramo urumuri, icya kabiri ni uko muri yo iba idafite imyunyungugu yayo ituma irya amagi, ishakamo amaporoteyine n'ibyo ikajya kurya igi. Izo nkingo ziraboneka zo ku buryo bworoheye buri wese? Inkingo rwose hafi ya hose, ndako nta nubwo ari hafi ya hose. Ku bacuruzi b'imiti b'inyongeramusaruro, inkingo rwose ziraboneka. Nicyo dushima leta yacu y'u Rwanda, yadufashije ku buryo rwose ibigendanye n'inkingo byo biraboneka. Izi nkoko zawe se zo njya numva ko hari inkoko z'inyama, hakaba n'inkoko zitera amagi gusa, zagenewe gutera amagi. Izi nkoko zawe zo ni bwoko ki, cyangwa se bitandukanira he? Ubundi icyo nabanza guheraho mbasobanurira, izi nkoko zirimo amoko arenze ayo ngayo uvuze. Icya mbere hari inkoko z'inyama zagenewe gutanga umusaruro ku nyama. Izo nkoko zikurira iminsi itarenze 50. Kuba itangiye igeze igihe cyo kuribwa, kuva ku munsi yavutse kugeza ku munsi wa 50, kuvuga ko byibura amezi 2 ubundi yageze yarariwe. Hakaba nanone izindi nkoko z'ubundi bwoko bubiri. Hari inkoko zo bita imberabyombi, zivanzemo ubuzungu, arizo zitwita saso na koroyiro, ariko nanone zikagira umusaruro w'inyama ziba nini, zikongera zikagira n'umusaruro w'amagi zitamenshi. Hakongera hakabaho inkoko noneho zo twita iz'amagi nyirizina, zo bakunze kuzita ngo ni iza brown. Izo nkoko ntago zigira umubyimba munini, ntago uzoroye witeze ku musaruro ku nyama rwose ntago byakunda. Ariko iyo nkoko itera amagi menshi, akaba ari agakoko ubona ari gato ariko gatera amagi menshi. Zikunze no gutumizwa hanze, zo ntago zituragirwa mu Rwanda. Aho noneho ubwo inkoko za nyuma duherereyeho zindi, za nkoko gakondo noneho dusanga mu giturage, urumva ko ngerageje kuzisepara cyangwa kuzitandukanya. Izi nkoko zawe rero ubu ngubu utangiye gukora ku ifaranga. Ukimara kubona igi rya mbere risohotse mu mashini yawe, wiyumvisha uti? Dusangiza amava mutima yawe, uko wumvishe umerewe ubonye imashini ikoze, dore ko wari wayikuye muri Furaha Business Group Limited. Wumvishe bimeze biti? Icya mbere numvishe ko umusaruro mugezeho. Ni nk'uko umuhinzi ahinga, yagera mu murima agasanga igihe cyo gusarura kirageza, yumva yuko yishimye. Nanjye rwose singiye kubeshya, numvishe ngize icyizere noneho cy'uko mpinduye ku buryo nororaga gusa, ahubwo bigiye kumera nk'uruganda. Bigiye kuba uruganda. Ubu twitege ko tuzagaruka ufite uruganda rw'inkoko z'amagi n'iz'inyama. Cyane rwose. Watwereka umusaruro umaze kugira w'iyo mishwi? Twakomeje kuyibwira abakunzi bacu, ariko bakeneye no kureba koko ibyo bintu birakora, nibyo koko? Twereke nk'umusaruro umaze kugeraho ukomeze muri izi ziri muri demarere. ngira ngo ndibwira ko usanga harimo nk'izisigayemo izindi zigenda, bagira amahirwe zikagenda zikiri ntoya. Kwa kundi hari ababa zishaka ku munsi umwe 2 gutyo bagahita bazitwara, ariko izi ni izasigaye zazo ziri aha ngaha. Izi ni izasigaye, ku zindi zaragurishijwe. Ndabona ziri no kurya rwose, zirishimye. Ese iri tara ryo rizifasha iki mbona muri demarere?
iryo tara ubundi kuko iyo ari inkoko zabundikiwe n'inkoko z'inyarwanda, mu gihe cy'ubukonje nyina irazibundikira yego. kugira ngo zigire ubuzima bwiza zifite ubushyuhe. Iryo tara rero risimbura nyina, ahubwo rikaba ari ryo rizanamo ubushyuhe. Niryo rizana ubushyuhe aha ziba ziri mu irerero ryazo. Okay. Ni byiza cyane, ndabona umushinga ukomeje kwaguka. Ese urateganya inkoko gusa cyangwa n'ibindi bikomoka ku biguruka, harimo imbata na twa tundi twitwa inkanga? Ubundi uyu mushinga ugombye kuba umushinga mugari. Yego. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni inkoko gusa. Imashini uyifite uba ugombye kumenya ko izo nkoko ugombye kuzaba uzifite. Yego. N'izo mbata nzaba nzifite. Yewe n'amadendo nzaba nyafite. Na cyane ko ubuzima bwabyo bukurikirana bwose ntabwo butandukanye cyane, bujya kuba bumwe. Gusa icyiza muri byo ni uko wowe ubyorora umenya uburyo bitunga, kuko nabyo bikeneye kuba mu buryo butandukanye. Okay. Yego. Turagushimiye kubwo kutwereka iterambere ryawe n'inzira y'urugendo ikugeza ku iterambere. Abifuza izi mishwi isigaye yo bayibona gute, bakugeraho gute? Okay, murakoze. Sinisigaye gusa kuko n'ubu tuvugana no mu mashini harimo amagi. Yego. Nomero zanjye ni 078 64 15 Yego. 387. Ni karibu rwose, tuzakorana namwe neza kandi turimo twifuza gutera imbere, tugakora ibintu byagutse kandi bisobanutse. Nizere ko nimba atari ibanga zidahenze. Oya, ntago zihenze. Ntago zihenze. Izi ni ubuhe bwoko? Izi dufite hano ni saso. Mufite saso. Okay. Urakoze cyane, wakoze cyane kubana na Furaha Business Group Limited hamwe ku bufatanye na Furaha TV Rwanda. Turagushimiye naho ubutaha. Murakoze cyane namwe. Komeza utere imbere. Murakoze.